Murakoze cyane kuko nyine byagiye bigaragara hagiye habazwa ibibazo byinshi haranya kwa perezida wa Repubulika yabaga hari abayobozi bose bagomba gusobanura nyine ibibazo bibajijwe. Rero ibibazo by'izamuka ry'ibiciro mu Rwanda ugiye kureba nyine nkuko byagaragaye yuko mu Rwanda urwego rw'imari ntago bigezaho batakibasha gukontorora ibiciro cyane cyane bigaragarira uko ifaranga ry'u Rwanda iyo rigeze ku madovize ubona rwose ritarica bugufi, ubona ifaranga ry'u Rwanda rijya guca bugufi mu madovize kandi ibikorwa birakorwa, ibintu birahari bamugane nta kuntu abantu batagira, ariko ikibazo kiri mu bintu nyine urabona iyo ibiciro bizamutse urumva hari ikintu bita pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat n'ubushobozi bwo kugura nyine mu Gifaransa. Pouvoir d'achat, pouvoir verbe pouvoir bushobora, achat pouvoir d'achat ubushobozi bwo kugura, sibyo? So ubushobozi bwo kugura bw'ifaranga ry'u Rwanda bwagiye butakara uko ibiciro byagiye bizamuka. So ibyo bintu urumva hagenda hazamo ibintu bya inflation, ibintu bya devaluation de la monnaie, amafaranga utakaza agaciro bigatuma nyine iyo pouvoir d'achat nayo itabasha ku ubushobozi bwo kugura nabwo bugabanyuka. Ugasanga rero amafaranga agiye acika intege gutyo, ugasanga bibaye ibibazo kuri wa muntu wo hasi wishyura ikintu cya nyuma. Urabona ikintu cya nyuma nko kugura ikintu nyine wa wundi consommateur wa nyuma nyine uhura n'ikibazo kizamuka ry'ibiciro cyane cyane, ariko bikafectinga n'ubukungu bw'igihugu ndetse n'isura y'ubukungu bw'igihugu ikabitagaragaramo neza bitewe n'icyo kintu. Ariko jewe warumbashije ngo ubona biterwa n'iki? Ese ubona hakorwa iki ku byifuzo byawe cyangwa ku cyifuzo cyawe? Uko mbona byakorwa, yego, ikibitera ni ukubona bishobora gukorwa. Hari ibintu byinshi bibitera, nyine hari ibyemezo bifatwa. Ushobora gufata icyemezo ari cyiza pe, uko nk'urugero tuvuze nka wenda tuvuge nka tap and go, nyine gufata mbega birasaba kugira ngo u Rwanda rure kuri isoko. Biriya bintu by'amakoperative nyine ibintu byose kunyura mu makoperative za muntu twazi ko ari muri koperative runaka, nk'urugero nk'ibirayi bishobora kwera nko mu Ruhengeri wenda bigura nka 200 cyangwa iryenani ndako mu burengerazuba ku Gisenyi mu majyaruguru bishobora kuba byakwera bigura n'iryenani cya 200. Yeah. Ariko wundi ubyejeje akaba adafite ubushobozi bubyisarura ngo bubizane i Kigali, akaba ari ahantu agomba kubijyana akabyeza, bakabikura bakabijyana ahantu kwishyira hamwe bakadepa, n'abandi bakaza bakadepa ari benshi, byashimwe kajya kubashakira amasoko. Urumva nuvuga ngo bya birayi byashyira hamwe n'iryo iyo bishyikire rishyira igiciro cyaryo, deja igiciro kikaba kigize gute, kikaba kirazamutse, cyazamuka bakagenda bakabiranguza abanyakigali. Ubwo tuvuge ko wenda twafata nko muri ekonomi, twafata yuko wenda abahinzi ari abagorosiste wenda ntacyo reka kubijyanya gutyo. Noneho ba bantu b'abanyakigali bagahita barangura bya biciro byashyira hamwe byazamuye, nyabo bashyize inyungu zabo n'ibikoresho byabo barakora n'iki byose nta cyamwe bibereyeho ubusa, bakabijyana bakabiranguza i Kigali. Bamara kubiranguza i Kigali bikagira Kigali bihagaze 700. Ubu na wundi ucuruza i Kigali nawe ahita bifata uko yabiranguye agashyira inyungu ze, amadepanse expenses ze yagiye depansa iki bikazamuka bityo. Nukuvuga ngo rero uwo ngubu uri hagati y'umuhinzi n'isoko avuyeho, umuhinzi akajya ajyana ibintu by'uko bishaka, cyangwa se na wundi babyumvikana nawe akabirangura nyine nk'ubimuhaye bisanzwe, ariko atari ngombwa ngo nibitanya muri koperative nta makosa. So ibyo ngibyo nabyo bishobora kugabanya ibiciro. Nyumva ni controle y'ibiciro. U Rwanda rugomba gushyiraho system yo gukontorora ibiciro pe, ngenda nabisaba yuko bayishyiraho kuko buri gihe numvanga mu ngendo essence yazamuka ibiciro by'ingendo bikazamuka, essence ikazagera ari gihe nigeze kumva ngo essence ngo yamanutse,
ariko ntabwo ibiciro by'ingendo byigeze bimanuka icyo gihe. Ubwo rero ikibazo nagishinja babandi bita PSF. Ubwo PSF ni Private Sector Federation y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'abikorera ku giti cyabo mu Rwanda. Iryo shyamwe ryabo nibo bantu bari inyuma y'izamuka ry'ibiciro mu Rwanda, bigatuma ifaranga ry'u Rwanda ritakaza agaciro. Yewe ntabwo nemera ngo nyine n'ibyo nyine minisita yavuze nyine nabyo birimo kuvuga ngo umusaruro w'ubuhinzi tuwongere ungane n'ubwiyongere bw'abaturage. N'iki nuko abaturage ubwiyongere cyangwa niko nabyumvishemo. Ikibazo ni PSF ababikora ku giti cyabo nibo bagenda bagafata ibintu bagashyiramo abamediateri babo ugasanga nibo habayeho nyine ntuza kuzamura ibiciro, kubera yuko nk'urundi rugero nk'abahinzi b'umuceri ujya kumva umuceri uragura wenda nk'igihumbi na magana abiri, 1,500, kandi wajya ukumva ngo ari abahinzi ngo baza Kamembe, ngo baza Rwinkwavu, ngo imiceri yabaheze mu madepo, ngo kweko rwiyemezamirimo ngo ntabwo abona amafaranga yo kubishyura, kandi ku isoko umuceri urimo urahenda. Ubwo uzi kiba cyabaye muri PSF babibitse kugira ngo isoko ribanze rikakare nyine ku buryo handi bazazana bavuga ati ibiciro ni ibingibi. Ikindi gikurikiyeho muri PSF nibo nkivuga abantu bitwa abamamyi. Buriya kera tukiri mu buyobozi nyine no kubuza mu nzego z'ibanze kera gakeya twabuzaga abaturage gutwika imyaka uzi icyo ari cyo. Gutwika imyaka si kwa nko kugurisha, wenda tuvuge nk'imyumbati itarera, kugurishiriza imyaka mu murima itarera, kugurisha imyaka mu itarera nyine kumva ufite inzara gwe tubigurisha abaturage, ibyo bintu barabikoraga. Yego. Ubwo rero twamufataga afite n'icyo gitekerezo, ntabwo nyine twamugiraga inama yo kubireka. Ubwo rero ikibazo gihari umuturage wenda gutwika imyaka arabiritse, sibyo? Imyaka ireze imaze kwera, abamamyi baramutse n'iminzani barabiguze byose barabidepye. Mu Rwanda hari igihe tuba tuzi ko ibishyimbo bihenze, kandi biba bibitse, amadepo aba yuzuye abitse. Babandi bategereje ko isoko ibintu bishiraho neza bakabona gushyiramo bagamona kuzana amadepo yabo ibintu byikubye nka 3 cyangwa 4, ugasanga niba ikiro cy'ibishyimbo wenda cyangwa ingemeri y'ibishyimbo yeze igura 350, ugasanga igeze nko ku 5 kuri 2, hari naho yagera kuri 3, hari naho yageze kugura 2,800 ndeba ingemeri, kandi ingemeri ni ikiro kirenga akantu gatoya. Ibyo bintu rero abo bantu bafata ibintu by'ubuhinzi bakabibika bakabidepa, bafata abamamyi bafate nabo nk'abagira gute nk'abatwika nabo imyaka, nabo batwika imyaka kuko barayifashe barayibitse barindiriye ko ihenda ku isoko ishireho ihende none bazayizana ihenze bakamura abanyarwanda, kandi urabakamura igiciro kirazamuka, ikizamuka cya affecting amafaranga y'igihugu atakaze ubushobozi bwo kugura nibutakara ifaranga ry'igihugu nirigembereye idovize usange biraciriritse. Ibintu nabyo biri bimwe bagenda bahindura. Ikindi gikurikiyeho abantu kugira imirimo myinshi, ntabwo twanze tekinoloji ni nziza pe, ibiryoshye bimeze neza, irakorera n'ibintu vuba na vuba, ariko nk'urugero wenda nta kantu ariko ntekereza ntabwo ari niko gera numva nabitekerezaho. Uzi ko kira habagaho abakomvayeri, sibyo? Yamama kwastere ari nizi ngizi ngo ni pongitero zabo zifite abakomvayeri, amakamyo afite abo bita Tandiboyi. Mu makwasiteri hagiye haza ibintu bita tap and go. Ubwo kwanza tukomvayeri avuye hagiye komvayeri afite umugore afite abana, none ufata amatagisi yose n'ibiki byose nayo mantuza yose, imodoka zose zabwa zikora muri transport zifite buri mukomvayeri. Uvuga ngo na leta ivuze ati buri modoka yose isubiraho komvayeri, sibyo? Uvuga ngo amafaranga yahita agera ku bantu benshi icyarimwe kugira ngo ajye ku ruhande rumwe, kandi rwa ruhande nabwo kugira ngo ajyeho nabyo bifite akamaro none, kuko nanone nabyo biba bifite akamaro.
ariko hari ibifitiye akamaro benshi cyane nyine bishobora kwafekitinga ekonomi y'igihugu. Urumva gutakaza imirimo kw'abantu benshi, urumva ko gufata imyaka bakayibika amadepo, aba amashyirahamwe nyine agura imisaruro y'ubuhinzi bakayidepa bakayibika bakarinda ko ibiciro bizamuka ku isoko kugira ngo bagire nuvuga ngo nibo barimo gutuma umusaruro w'u Rwanda utagira agaciro, ifaranga nyine itakaza agaciro, kandi ubukungu bw'igihugu babuhagaze ku buhinzi cyane cyane n'ubworozi, cyane cyane ubuhinzi nibwo budesha agaciro cyane n'ibindi byose, ariko yego na serivisi, ariko ubuhinzi ni ikintu gikomeye cyane muri ekonomi. Kandi mu Rwanda tureza, mu Rwanda rukora uko rushoboye, bakuhira nanga hakurya no wamurika no hakurya ngo se n'amaterasi, kugerageza kuhira ifumbire, abantu barazibona, abantu bareze, izuba ritavuye abantu bareza, kandi nta nubwo ryavira hose rimwe mu gihugu abantu bareza. Ubwo imyaka iyo yeze bamwe bahita bayigura, bafite amafaranga menshi bagahita bayikubita hariya bakayibika, cyangwa ikintu ukajya kumva ngo ahantu ngo hano runaka ngo umuntu ngo kanaka nizo umuceri nahanga wenyine. Iyo system uwo muntu yes nabyo bifite icyo byaba bimaze, ariko iyo systeme nawe hari uburyo ayikontoramo kugira ngo abonemo inyungu ze, ntabwo yabakorera ubusa kugira ngo abonemo inyungu ze ize bwite, apana za bose z'ubucuruzi. Ibyo rero niyo mpamvu giye mvuga ngo leta cyane cyane Minecofin yakabaye na beneri n'urwego rw'imari rwo mu Rwanda na Revenue bashobora kwicara bakareba n'abayobozi bakuru bakavuga bati ikadushyireho abagenzuzi b'ibiciro, bagenzura ibiciro, izamuka ry'ibiciro barigenzure neza, barikurikirane, naho ubundi ubuhinzi bwo buzagumya butera imbere, n'ubundi n'uburimo buratera imbere, ntago wabugaya bwo mu Rwanda pe, ntago wabugaya. Kuko ugiye kubugaya wanze kujya kureba ku Gikongoro, ahantu yitwa ku Gikongoro ifiyo za Bufundu za mu majyepfo, mu burengerazuba no mu majyepfo. Ku Gikongoro ahantu bitaga ngo baryaga ibintu bitaga impombo, ibijumba byita impombo, bose biracyahaba. Nicyo gicumbi cy'ubuhinzi bukomeye, kubera ko babahaye ishwagara, babahaye amafumbire, bareza, abantu bareza, ahubwo umusaruro ujya he? Mu madepo akabikwa ku isoko, ibiryo bikaba bike, ibiryo byamara kuba bike bakazarinda ko bihenda, byamara guhenda ugasanga abantu babisohoye muri depo bazamuye ibiciro, kuko nyine birakenewe cyane. Ibyo ngibyo nibikontororwa cyane cyane. Ubu hari n'ibindi byinshi nyine umuntu yavuga, ntago umuntu bivamo ngo ntago dufite umwanya wabyo cyane. Ndumva nasaba ko wenda ibyo ngibyo ari byo barebaho, ko ugiye kureba neza nyine bakurikiranye ubuhinzi n'ubworozi, bigashyirwamo imbaraga, bikagenda kugiye nkuko bishyirwa muri serivisi. Uriya muri serivisi harimo imbaraga nyinshi, serivisi kwigenda, service yo mu Rwanda kwigenda. Ngiye service yo mu Rwanda bandayireba nkayitegereza nkabona ni nziza cyane ukwigenda, nubwo wenda atarimo bamwe na bamwe bagenda babivangamo, ariko uko service itangwa. Ubu nyuma mvuga ku rwego mpuzamahanga mu bukerarugendo n'ibiki, imbaraga bashyiramo bakaba bashyira no mu buhinzi, bakongezamo ubuhinzi nyine bukagira imbaraga nyinshi cyane, hanyuma bagakontorora n'ibiciro, bakabikontorora, kuko cyane cyane gukontorora ibiciro. Murakoze cyane, turizera ko n'ibindi bizakemuka, bizacamo, turabyizeye. Ikintu cya mbere nuko Imana yagumye kuduhagarika mu mahoro, katurinda n'ubuyobozi n'igihugu, natwe katurinda. Murakoze cyane.